abantu benshi batandukanye bari kugaruka cyane kuri iyi nkuru by'umwihariko cyane cyane aka ka video. Umva kamubwire nuko rubuge nzagutwerera miliyoni. Abandi batandukanye by'umwihariko bamwe batega iminsi bakunda kuvuga ngo in few moments later bari guhita babikora uki. Bamutera ivi Nyambo arambwira ngo ndambwa bishoboka biteze ko atatubwiye. Bibutsa neza aha yarabajijwe impamvu atatumiwe ubwo bari bagiye guterera ivi Nyambo cyangwa se kwambika impeta Nyambo ya fiançailles. Bidatinze bahise bongera babaza Micky gutya. No mu murenge uzajya yose? Nibantumira nzajyayo. Ngo niba gutumira ufite impungenge no kutazatumira. Oya ntago bareka kuntumira nzaza pe. Ibi Micky yabivugaga mbere y'itariki 30 z'ukwezi kwa karindwi. Kuri izo tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi akaba ari nawo munsi Nyambo yagiye gusezerana mu murenge. Twibuke neza umunyamakuru yabajije Micky ese ko uri kuvuga ushidikanya aho ntabwo bazagutumira. Micky yasubije ubona ko ibintu asubije atabifitiye icyizere. Nyamaze koko niko twabibonye. Umagambo akunda kurangwa na Micky hazamo ijambo rivuga ngo sigunda kwihoma ku bantu. Ibyo bisobanuye ko iyo utamushatse nawe atagushaka, cyangwa se iyo utamweretse ko umukeneye nawe akwereka ko atagukeneye. Ibi byose by'inshuti zashakanye ubuzima maze zikagera aho zihirwa, ubufatanye bwabo cyangwa se ukwizerana kwabo kwaje gusa nko kugabanuka gute. Bana natwe muri iyi video dore ko ari na video ngufi maze usobanukirwe byose ku buryo burambuye. No mu murenge uzajya yose? Nibantumira nzajyayo. Muri 2023 nibwo Rishadi cyangwa se umugabo wa Nyambo wabaga i Dubai nubwo arandi makuru yandi ari kugaragaza ngo yabaga Australia yatangiye kwandikira Nyambo kwa mukunda. Yabinyuzaga ku rubuga nka Instagram n'ahandi hatandukanye. Iki gihe Nyambo akibona ubutumwa rwose yahitaga asubiza ati ntibishoboka rwose, ifite undi muntu dukundana wikirushye ahubwo shakira ahandi. Maze Rishadi waruzi ikimugenza akatasubiza ati ubu butumwa usubije umenye ko tuzabana. Rishadi ntiyacikaga intege nk'uko Nyambo abyivugira, akomeza avuga ko Richard yakomezaga kumwandikira agakomeza kumwandikira ndetse rimwe na rimwe akamwandikira ari kumwe n'uwahoze ari sheri we. Nyambo agafata foni agaha uwahoze ari sheri we amubwira ati mbwirira uyu musore ko kubana bitashoboka ko ngufite. Icyo gihe nk'uko Nyambo yabyitangarije uwahoze ari sheri we yatagasubiza uyu Richard amubwira ati ntibishoboka rwose, ikura mwaka we karenge. Nyamaze burya haranditswe ngo iramusinziriza imukura mw'urubavu, urwo rubavu irukora nk'umugore. Kenshi na kenshi hirya no hino bakomeza bavuga ngo ni wowe kara ko mu mara yanjye, ni wowe kagufa ko mu magufa yanjye. Byumvikane ko akagufa kawe aho kari kose na akawe muzabana. Byaje kurangira uyu Richard wakomezaga amubwira ati tuzabana uko bizasa kose. Ku itariki 30 z'ukwezi kwa karindwi mu murenge Richard na Nyambo barahiye ndetse basezeranye kuzabana karamata. Dore impamvu rero dukomoje kuri urwo rugendo rwose. Mu minsi ishize hajya hatambuka amakuru atandukanye avuga ati hari umusore wakundanaga na Nyambo. Uwo musore yari inshuti na Irene na Aisha na Micky ndetse n'abandi batandukanye bose nk'uko bakinanaga filime. Ubwo ngo uwo musore yatandukanaga na Nyambo, ngo uwo musore akomeje kubona amakuru ya Nyambo ubuzima bwe uko abayeho. Gusa mbibutsa ko ayo makuru ntafite gihamya, ahubwo ari uko ari bagenzi banjye hano kuri YouTube bagiye babitangaza bavuga ati nuko byari bimeze. Nyambo rero byaramutunguraga akibaza ati amakuru yanjye agenda ute, amakuru y'uburyo mbanyemo n'uyu mukunzi ko twabigerageje kubigira ibanga agenda ute. Bidatinze ngo mu nshuti ze hari abagendaga bagatanga amakuru y'uburyo babanye bayaha uwo musore nk'uko uwo musore bari inshuti. Ibyo ntago byashimishije Nyambo, ngo niyo mpamvu bamwe muri abo atabatumiye. Reka izo nkuru tuziveho kuko ni inkuru ziri gutambuka ku mihanda zitizewe zidafitiye n'ibimenyetso bikomeye cyane. Nk'uko muri kubyibonera kuri ano mafoto hariho Micky na Nyambo. Aha yari muri blood shower ubwo Micky yiteguraga gushakana na Aga. Umukobwa wari umwegereye cyane ni umukobwa bita Nyambo. Nyamaze Nyambo we ubwo bamutereraga ivi nabwo Micky yahagaragaye. Nyambo yaje kwisobanura nyuma avuga ko atari wari wateguye ikirori, umugabo we ari wari wateguye iki kirori. Nyambo we yisobanuye avuga ko yitabiriye aha hantu bamutumiye bamubwira ko aje mu kirori cya Bwiza wizihizaga ibijyanye n'umuziki we. Akaba ariyo mpamvu yahageze nawe agatungurwa, akaba ari nayo mpamvu atatumiye inshuti ye Nyambo, Aisha n'izindi zitandukanye.
batandukanye. Abandi bantu batandukanye nabo baratunguwe cyane, baribaza ati none se umugabo wawe ni gute atazi inshuti zawe ku buryo yari kuzitumira. Ibyo byaje kurangiriraho. Nyuma yaho abanyamakuru batandukanye baje kwegera Micky na Aisha, barababaza ati ese kubera iki wa mugani batabatumiye ubwo Nyambo yambikwaga impeta ya fiançailles? Nabo baravuga bati rwose ntabwo tuziranye n'umugabo wa Nyambo. Bose bahurije ku ijambo rivuga ngo mu murenge nimuhatubura muzabitubaza. Gusa bose banarengeje ijambo rivuga ngo niba dutumira n'ukuri kose tuzitabira. Byaje kurangira ku murenge ngo nta na bodyguard wabo uhagize, yewe nta n'inkuru cyangwa se telefoni ihavugiye yabo. Hariho urujijo rero ruteye rutya. None se Nyambo yarabatumiye banga kwitabira, nibo bari mu makosa? Ni gute se ahubwo yatumira Micky agatumira Aisha agatumira abandi bantu bose batandukanye batahageze ubwo bamwambikaga impeta, hakabura n'umwe muri abo uhagera? Bose bahuje ibibazo umunsi umwe, cyangwa ibyo abanyamakuru bandi batangaje nibyo? Ndabashimiye cyane ababanye natwe muri iyi video. Ni video twakoze tugaragaza amakuru ari kuvuga kuri iyi mihanda, gusa twirinze gushinja uruhande rumwe kuko nta gihamya gifatika twari tubifitiye. Ndabashimiye cyane ababanye natwe muri iyi video. Nge nitwa Olivier, Imana ibarinde.